baza bakambwira ibindi uko baziteranye nanjye nkabifata mu nari mfite ubwonko gufata nka photocopieuse noneho njya kwiga primaire nzi gusoma mwarimu yakwandika ku kibaho nkakubita urutoki akambaza nkamubwira arigenda bwira abo bitaga ba maître principal hano mfite umwana yabujije abandi bana kwiga ndandika ikintu akaba arakiza karavuga ati rero biruye atariko ntabwo azi kwandika atariko arabyizera ko azi gusoma bampa ikizamini baragatabo ke twagarefu twakoreshaga twiga gusoma azana refu ngera ku ipaji ya mbere ngeza ku ya nyuma yego nasomaga ntihuta ariko nari nzi gusoma haravuga ati wa mwana rero arefu yose yayizengurutse nyine nari nzi n'ibihekana azi kubisoma banshyira mu wa kabiri ndibuka icyo gihe nabaye wa mbere mu wa mbere ubwa mbere baraduhagurukije batabahutu muhaguruke ngo n'imigirigiri y'abana irahagurutse abatutsi muhaguruke nanjye ntabwo abantu bavuga ngo ntabwo nari mbizi kuko nari mbizi yuko twebwe mu gihe cyacu byaravugwa twari tunabizi no ku musozi bahora bavuga ngo bari abatutsi twari tubizi gusa ntabwo nari nzi icyo bazira turahaguruka twari nk'abana bane cyangwa batanu niba ari benshi n'umutwakazi umwe nawe twaje kumwirukana ndaza kubabwira uko byagenze turahagurutse dutangiye kumenya iki dutangiye kumenya abatutsi ariko ikibazo cyanjyeho kije uwo mwaka wa kabiri tuwurangije nabaye uwa mbere mu wa mbere mu wa munani mu wa kabiri ikosa ryabagaho rero rikomeye abana bagiraga ukuntu bicara nko mu metero nka 60 abarimu bakicara iriya noneho uko baporokarama umwana akaza defira uwabaye wa mbere mu kibuga akaza defira abandi bana bose bamureba wumva ufite ishema nyine wabaye wa mbere ukadefira ukagenda bakaguha imineke ishuri twabagaho ryari rifite imirima y'imineke y'ibitoki nako bakaguha n'amakaye cyangwa bakaguha urubaho iyo ukiri mu mashuri mato iyo myaka rero nari imineke ariko ko ry'imineke niko abandi bana baraka twataha ugasanga ko banditse ku migwegwe na mushiki wanjye wamurikiwe naje ari umuhanga bimeze gutyo ukazanandiza ngo ziriya nzoka zo kwa Karasira tuzazica ntabwo twabaye inzoka ryari kuki twabaye inzoka urumva dutangiye kugira trauma ivuye hehe mu ishuri kandi iyo trauma irava hehe yuko batuvuze yego abana bari basanzwe bazi huyizi hu hari bagwira ngo ntabwo bari babizi abana babaga babizi cyane cyane ko ibyo bintu urumva twagiye kwiga muri 65 63 na 61 byari bikiri fresh nuko turize kwiga byo ntacyo byadutwaraga abarimu ntacyo badutwaraga singiye kubabeshya ariko ibyo batwigishaga habayemo uko guhaguruka undi munsi ndenda kubabwira indi muri mwe hanyuma primaire nkayivamo nkajya secondaire undi munsi mwarimu araza nkuko tubimenyere araza ati abahutu muhaguruke wa mubare munini barahaguruka abatutsi muhaguruke wa mubare ukurikiyeho mu bwinshi turahaguruka ariko urumva twabaga turi nka 5 cyangwa 4 nkabo abatwa muhaguruke twari dufite umutwakazi umwe arahaguruka wenyine arangije mwarimu sinzi aho yabikuye mu mutwe ariko muraza kumva aho bihuriye n'ingenga bitekerezo aravuga ati muri mwese ni dutasangira n'umutwe twese turahaguruka babandi 55 barahaguruka umutwakazi asigara yicaye wenyine mwarimu azana inkoni aradukubita mwe gushaka muravuga ngo mwasangira n'umutwe twese aradukubita inkoni ebyiri buri mwana amaze kuduhetura ati musubire mwicaye turicara ninde utasangira n'umutwe turongera turahaguruka wa mwana w'umutwakazi arahaguruka ataha arira ntigeze agaruka kwiga iyo tuvuga rimwe na rimwe twibanda ku bahutu n'abatutsi ariko ntitwibuke ko hari n'abatwa baharenganiye mu buryo twabafataga kandi n'uno munsi ndibabwire kuko hano muri abarezi turi abanyapolitike yewe nabaye muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge imyaka 12 ndibuka rimwe twagiye gusura mu mbare sinyamureshe hoteli abashigajwe inyuma n'amateka iyo uvuze ngo umuntu n'uwashigajwe inyuma n'amateka byari bimeze nkaho amateka yagendaga ugasigara yicaye responsibility tuba wayikuyeho ariko siko bikora muri anthropologie barakubwira ngo iyo hari groupe y'abantu isuzuguwe igihe kirekire ikemera kujya muri uko gusuzugurwa isigariye ntabwo ariyo yisigaza inyuma niyo communauté iyisigaza inyuma ntabwo rero bari yarabashikajwe inyuma tujye tuvuga ngo nabo twashigaje inyuma ko ndenda kubabwira ikintu cyavuye ngo umwana yagarutse kwiga tugiye muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge twari dufitemo umugabo umwe araza bamwe baramuzi araza tugere ndi Mpayimana Elia ndi umunyamakuru kandi ndi umutwe
icyo gihe nabwo chairman wacu yari nayo inzira Jean Paul Museni nabwo ni ko chairman mbere yuko dukora reconciliation y'abanyarwanda reka mbanze niyunge n'umutwe ati sawa twabagize uti ntinabujije abatwa kwiga mbatera iyo story maze kubabwira kandi ntiyabuzemo abakoze nk'ibyo namwe n'uno munsi wabazana mwabibakora ariko reka nikomereze ikintu cyavuyemo muri iyo myigishirize mujye mwibaza ngo uburezi na genocide twebwe uwo munsi habaye ibyo ngibyo yandika ku kibaho ngo agasuzuguro k'abatutsi ku yandi moko yo mu Rwanda so yahereye ku batwa kugira ngo twereke ko dusuzugura ariko noneho bishyize ku batutsi babana bane basigaye mu ishuri n'abahutu 50 donc twe duhindutse abatutsi basuzugura abahutu ndenda kubabwiza ukuri niba hari ikintu gifata mu mutwe w'abana ni ibintu bigishijwe na mwarimu niba hariho n'ikintu kizahindura imitekerereze n'imibereho y'abanyarwanda ni mu gifite mu ntoki kuko icyo gihe ndabaho urugero indirimbo yatwigishije nako yaturirimbiye gusa twereka agasuzuguro k'abahutu k'abatutsi nako ku yandi moko y'u Rwanda cyane cyane abahutu yaturirimbiye indirimbo ivuga ngo nyirahuku yuri igitabo mu gitaramo kwa Nzaramba bayihaye amata irarakara nyirahuku bayihaye amata mu Njombe nyirahuku iranga irarakara urashaka iki nyirahuku we impumi yo kurongora nta mwiza wabuze inenge nyirahuku ufite amabinga arangije avuga ati urumva ati mugira ngo ni nyirahuku iriya ipusi atuya atuwo n'umuntu tubavuga bamaze kukwereka umututsi wari we bamaze kukubwira ko uyu mututsi agusuzugura ubwo ikizavaho niki za nzoka zo kwa Karasira tuzazica iyo ni primaire ngize umugisha reka nsimbuke twize segonderi igihe cyo gukora ikizamini cya leta ubwo twe twari ku ngoma ya Kayibanda ababaye ku ngoma ya Kayibanda barabizi kugira ngo ubure umututsi wimuke primaire ujye segonderi wagombaga kuba uri umuhanga pe kuko bafatiraga ku manota yo hejuru abandi babafatiraga kuri 50 kandi mu gihe cy'ababirigi amanota 60 yari menshi ndabarahiye no muri segonderi umuntu wabonaga amanota 60 yabwo ari muri kategori y'abahanga abatutsi bafatiraga ku manota menshi ndaza kubereka ingaruka zabyo mu burezi twebwe badufatiraga kuri 60 ngira umugisha kizamini cya leta nari nagitsinze tsinda n'icyo mu seminari giye muhitamo kujya mu seminari turize 70 72 abarundi birukana abarundi tugarutse tuvuye muri vacances za Noheli dusanga amashuri yahiye university rakubita by'Imana ikurikiraho irica Shyogwe ikurikiraho irica bifata college officiel de Kigali yabaga hano hariya ku Imburabuturo irica bifasha college des assistants médicaux hariya aho CHK iba CHUK iba barica bifashe za Rwamagana bitugeze bizaza baratwiruka ariko twebwe ko twigaga mu seminari musenyeri arazi seminari arifunga bati niba mwirukana abandi mwese mujye umvire mu ishuri abapadiri babarimo bigeze kuri Pasika ukwezi kwa kanara tugaruka ariko atugaruye abanyeshuri twigana baza noneho bariye karungu kuko barabanje badukorera etude na burugumestre wabitaga Ruhina ariko izina rye yitwaga Kirizanti wayoboraga komine ya Mugesera babaha backup ndetse barabashyigikira bafata icyemezo cyo kutwirukana ariko mu gishubaho bamwe mu banyeshuri twiganaga baraza baratubwira ati ijoro barakubita iseminari twebwe kiri muri technique ntiyabagamo reka nkoresha amagambo y'icyo gihe twari dufite abahutu 100 ngira ngo hafi nk'ijana abatutsi umubare wo ndawuzi kuko byaraturebaga twari 65 babizanye turavuga tutirero twumvikana nimugerageza kudukubita n'ubundi turabizi nta neza mufitemo turirwanaho turapfa mupfa ikindi tubabwira turasigira ishuri turi twitse kandi kuko twari twakoze plan inguguzi muri twebwe zari zo mu ishuri ryacu bitwe twari hagati twari twakoze plan turavuga tuti fine batwirukane turasiga dutwitsira ishuri hanyuma nabo be kuziga babimfura barabyumva baratwemerera turagenda ariko tugeze mu nzira duhura na musenyeri azanye n'abasirikare witwa Rwagafirita niwe yayoboraga ikigo cy'Ikibungo azanye ibimodoka binini babaye no byo twitaga Citeya n'izire modoka z'abasirikare n'ubu zitwara abasirikare azanye Citeya irimo abasirikare musenyeri imbere mu modoka ya Volvo iriho n'idarapo niko bagendaga tugeze mu kigo badushubije mu ishuri
buri shuri barihaye abasirikare tukiga bicaye inyuma, hanyuma dusubira mu ishuri turiga, ariko turakaye uruhande rumwe rwari rurakaye n'urundi rurakaye, twese twumvaga nta muntu urimo. Bigejeje ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 twari twegereje ibizamini, Habyarimana akora coup d'etat, twese duhita tuba abana beza. Twarabyutse mu gitondo dusanga abasirikare bagiye, baratubwira ati ubungubu batuzanira na radio dushyira mu mashuri. Twari dufite konje uwo munsi nyine kubera ko bari bakoze coup d'etat, twirirwa twumva amadisikuru y'amahoro, twumva amadisikuru yuko nta muntu ugomba kongera kugira ikibazo. Dukora ibizamini, turiga turatsinda, turarangiza. Nongera guhura n'ikibazo, ndangije mu seminari, tuje gusaba bourse, ministère de y'enseignement yabaga hariya aho UTC yubatse hariya mu mujyi hagati. Ndagiye nari mfite ibinota byinshi, numva rwose mfite ama confidence menshi ko bourse nuko byagenda kose bazayimpa, ko nubwo muri icyo gihe hari hakiri utwo dusigisigi two kureka bamwe bagacamo. Ndagiye, hari umugore twese twaramutinyaga, twamwitaga Monima, yari umugore munini ubyibushye wirabura ariko ufite agasuzuguro nk'ak'imbwa iryana, abana bose baramutinyaga, niyo mpamvu bamwitaga Monima. Ndagiye ngeze imbere ya Monima, arande bafata ibyangombwa, diplome nta kibazo, attestation de diplome nta kibazo yari ifite, bindi basabaga ntacyo. Ageze kuri identité complète niyo yabaga iri mu bwoko, yubura amaso arandeba ngo ibipapuro bijugunya hasi. Ntaganira yose umugore, habuze iki muri dosiye yanjye ngo kimuhe, kuki ibipapuro byanjye bijugunya. Noneho ndakomeza ndahagarara, ageze aho yubura amaso arandeba ngo uracyakurikirana ngo tumuka. Umva naratumutse nyine, ngenda nihebye nzi yuko nta buruse nzabona. Ndagenda njye iwacu nsaba akazi k'uburezi, urumva ngenda narize muri section bitaga la science, nsaba akazi k'ubwarimu. Inspector akamubwira ati se wa mwana we, ko ndeba amanota ufite, niba ataguha buruse bazayihungana, ufite angana iki koko? Nawe ni inspector, mama afite ibibazo, ni iwacu, ngewe ndi imfubyi, ndashaka gufasha barumuna banjye, byamone maze nabimubwira. Wagombaga kwigengesera, ariko umugisha w'Imana waho. Ndagenda ndigisha, nigishije ibyumweru 3 muri primaire, mfite imyaka 19. Hanyuma twe baduhamagaraga kuri radio, nimugoroba ntashye, nta radio iwacu twari dufite, twe twavugaga mu muryango nyine, urumva umupfakazi wasigaranye abana 4 afite imyaka 27 by'amaradiyo ntabwo byari mu yarwanaga intambara yo kubona tubaho. Umuturage twari duturanye wari ufite radio yaramwe atari kugenda, atuzi ko uyu munsi numvise bakuvuga. Twamvuga yiri ati nukuri numvise kuri radio izina ryawe, ati kandi agomba kuba ari wowe. Ntacyo nenga nze njye kwicara, nubundi iwe niho twumviraga radio. Ndagenda ndicara twumva radio, igihe cy'amakuru kigeze, iyo amakuru yarangiraga nibwo bavugaga abemerewe. Numva nige bahereyeho faculté de lettres, français, anglais, Rutayisire Antoine. Ndabona isawa, ngewe nanabonye abiri ko nari ndi muri peni. Ubu ngubu yaba muza education, habaga Institut Pédagogique National yitwaga peni, niho abarimu bigaga, akaba na université. Ngira umugisha nge banshyira muri peni, bahamagaye no muri université, numva bahamagaye ngo njya muri université. Turize, ubwo ndasimbuka kuko iminota ndashaka kwibahiriza. Turize université, hanyuma université, muri université ho ntabwo habagamo ibibazo cyane, twese twari bakuru, n'ibyo bya etinisme n'ibyazagamo cyane, kuko ku rwego rwa université yego twarabibonaga, habaga hari utuntu tw'uduklike tw'uduke, ariko ntabwo byatubuzaga kwiga cyane, ko wumva ufite ibyiringiro kubwo wageze muri université nibura uzabona akazi keza. Turize, tugeze muri bac, kuko icyo gihe twebwe twageraga baccalauréat y'imyaka 3 na licence y'imyaka 2. Turize, turangije bac, baratubwira ati abanyeshuri muzarangiza mufite distinction, ubwo ni 70. Tuzabatoranyamo abarimu, kuko icyo gihe abarimu bacu majorité bari abazungu, tuzabatoranyamo abarimu tuzinjiza muri corps professoral. Icyo twitaga ngo ni jeune cadre injecté dans le système. Jeune cadre rero turatangira n'abana bashaka, ndabo mu jeune cadre tu kuko nakundaga no kwigisha. Noneho jewe n'ubundi distinction nari ngifite, ariko mu mbabare terime nkoresha nawe ni iki gihugu cy'abahutu, n'ubundi distinction ndayifite, ariko hari n'abahutu bafite distinction. Reka nshake grande distinction ku buryo batazirirwa bakora deliberation uko dutora. Nkora plan imyaka 2, lisansi ya mbere n'iya kabiri, bakoze mu moyenne cumulative, ndangiza afite amanota 85. Poste yanjye barayima.
ndi n'umunyamugisha maze kubona iyo poste yo mu professor wanyoboye yari Fulbright scholar, arambwira ati sha mubwiye ukuri wampesheje shema kubona defanze memoire yanjye ibona amanota yandi juri banza gukomera amashyi, byo bita ku maximum round, juri kabanza gahaguruka gukomera amashyi, hanyuma nambwira ati kabisa wampesheje shema, ngiye kugushakira Fulbright scholarship. Arayishaka arayibona, ariko umwaka urangiye mbona ibaruwa iraje ivuye muri Minisiteri y'Uburezi. Icyo cyuwe twari dufite ministeri ebyiri, Mineprisec na Minesupres, twe twari muri Minesupres. Mbona ibaruwa iraje yanditse mu gifaransa cyiza: Monsieur Rutayisire Antoine, Faculté des Lettres, Université nationale du Rwanda, campus de Ruhengeri. Monsieur, pour des raisons d'État, tu n'es plus à la faculté de l'Université nationale du Rwanda, tu as été redéployé à l'école secondaire. Priez approcher le Mineprisec pour ton redéploiement. Ku batazi igifaransa, kubera impamvu za leta, ntukiri umwarimu muri université, twakohereje muri secondaire, wegere ministeri ya primaire na secondaire bakubwira uzajya kwigisha. Fine. University abanzi irarwana, irahanyanyaza, yandika amabaruwa, ishyiramo imbaraga, ariko byagera kwa ministre bikifunga. Conseil universitaire yamaze imyaka 2 ikora recommandation ko ngomba gusubira muri university kuko équilibre technique ntayo bishe kandi nta makosa nakoze. Ministre yabaga muri conseil universitaire, ariko byagera muri bureau ye akongera kabifu. Kugeza hano chef wa département yange turabizi shaka ati ubuzima bw'umuntu baho ari genda wiremera ubuzima bwawe, university uyibagira. Ati cyo muri cyo tuzagukorera, tuzajya tuguha visiting classes. Ajya ku visita, byananyongereraga n'amafaranga ha visita, ariko ntemerewe kwigisha. Mvayo ndagenda njya muri secondaire, ndi adapta nigisha secondaire bya university level. Na buruse yanjye ngo birajyanye. Secondaire ndi hafi kurangiza. Secondaire ngezeyo batwohereza muri stage mu Bwongereza. Umwongereza wadukorera muri British Council wadukoreshaga ibizamini, hamaze aterugusha ko mbona niveau yawe iri hejuru cyane, kuki wigisha muri secondaire ukabutari muri university. Ariko we yaje kwigisha muri university narahavuye. Buriya rero ekane ko bivuga, ndabona hari bagenzi bacu gurugoro nimo bitranslating. Noneho arambaza ndavuga ndako nurabizi, ni buriya rero ngiye ari kwigisha muri primaire, ari no kwigisha secondaire, ari kwigisha university. Igihe ndi iwacu ndimo ndakorera igihugu cyanjye. Aramubwira ati ko sasa gihe ndabona uri na very optimistic. Ati ndabona uri very positive ni cyane. Ati ko nshaka guhindura iyi stage yawe, ko twari tugiye kujya muri stage y'amezi hayigukoreramo masters. Ntibyakunda se. Ati niyo ufite ubushobozi bwo gusinya bikaba ninsinyira vuba. Ndagiye masters ndayikubise, nzanye masters in education mu bintu bya curriculum development, mu bintu by'indi. Nje rwose mfite ishema mvuga nti byari byose ministeri nibona iyi resultat baranshyira muri bureau pédagogique. Giko nibyo nari narize, ibyo nari mvuye kwiga, nanditse baruwa baransubiza ngo subira kuri poste yawe i Rulindo muri tronco. Subira masters yanjye nyicara ni Rulindo imyaka 5, reka ngane ku musozi. Noneho muri icyo gihe basaba yuko habaho ba préfet des études muri secondaire. Directrice wacu urumva yewe muri kamere yanjye akazi kose wampa, niyo wampa kukuragirira inka, niyo wampa kukuragirira inkoko, nabyemeye. Ujye witegura yuko ako kazi nzagakora excellently, nibiba ngombwa ne gusinzira, nibiba ngombwa ne kuryama, ariko ubonere resultat nziza. Nagiye Rulindo mvuye nzanye masters, subira kwigisha muri tronco, ariko buri mwaka wose bankotaga elite. Noneho directrice bamusabye préfet des études, obviously arantoranya kuko mfite masters muri education, ndi umwarimu mwiza ugaragaza commitment. Bigeze muri ministeri bakakunsigira, baramubwira ngo ntidushobora kumwemera. Kavuga ati ndashaka ngo mumbwire ni iyihe mpamvu mutamwemera, mwamwemeye nk'umwarimu, kuki mutamwemera nk'umukuru w'abarimu akaba préfet des études? Niba mbona ufite competence n'ubushake na character yo kuba préfet. Barangiriza rero agakuru, hanyuma nsoza. Umunsi umwe rero directrice yarwaye, batumiye, bajyaga bakora inama y'aba préfet cyangwa aba directeur yo kudistribute abarimu
amaliste y'abarimu nako nkora liste kuko n'ubundi ku kazi nakomeje ndakamukorera nkora liste y'abarimu dukeneye ndabajustifia bijyana muri ministeri twakoze inama noneho twabaga tuziranye rega benshi twabaga twariganye abandi twarakoranye hanyuma umugabo arandeba turimo kwipresenta ramwe ngo wewe Rurindo ngo waje nkandi nabaga ni sasa iyi mvugo ndayizi buriya wiganisha ndamubwira ni naje nka delege ngo hano hari abadirecteur n'abaprefet ndabona ni jewe rero directrice wacu yarwaye aburunda atuma kuko nta mu prefet des études dufite arandelega naje nka delege ngo ariko ntabwo twagusinyiye umva umushimiranyije uricara mu gihugu cyawe umuntu utakurusha ubwenge kakugaraguza gati akakugira gute fata icyo gipapuro cyariho liste y'abarimu ndagenda muhagarara imbere namubwira ni monsieur ni dore liste y'abarimu dukeneye Rurindo ni kandi uzagira umwe tubohereze vuba kuko abanyeshuri bari bakeneye ni hanyuma ntibisigaye ndatashye ngiye gukora ibyo mwasinyiye kandi mwongereho ibintu bibiri ni uzabaririze jye w'akazi kanjye nkakora neza ku buryo buri mwaka bamoterite nta kubera kuri wenda uzabwira abanyeshuri babo banyevariwe ikindi cya kabiri bigenda umuseribateri nta mwana afite kuri iriya shuri ibintu ntubigire personnel bitasohoka arambwira ngo ariko nakuganirizaga ariko ubwo yabwiye nagiye ngo nakuganirizaga mbimubwira nagiye ku buryo ngo nabwo nanjye ndakuganirije abana kuri ikindi ashobora kumuraho n'icyo uretse kunyohereza Rurindo rero ibyo mbabwira nshobora kubabwira inkuru nk'igihumbi n'ijana za bene ako karengane twabagamo nk'aba intellectuel twabagamo nk'abarimu kabaga no muri education system kuko byageze ahantu muri 88 kuko mbere bakoraga iyo system ya Kayibanda yabyaye ingaruka kuko turangiza muri za university kubera iyo principe yo kuvuga ngo turafata abanyeshuri bafite distinction bageze aho basanga ba bantu bo mu kungoma ya Kayibanda bimutse hejuru y'amanota menshi bateje ibibazo nabahingiro z'abantu bateje ibibazo umuntu wabaye senateur Nkusi Laurene yize la Sorbonne n'uwitwa Karinija Busharire bishe muri genocide nawe yize mu Bubiligi mubajije umugabo witwa Nkusi Juvenal wigeze kuyobora park muri Nuza yararangije kesi ye ibi kibazo uwitwa Karani Jean Bosco barangirije rimwe mu gifaransa ya kesi yabo ibi kibazo n'abandi benshi nagenda mbabwira noneho bari reversing system utiwamenye ute ko bari reversing system nari prefet des études buri mwaka iyo batwoherezaga abanyeshuri nafataga amafishe signalétique nkareba uko yarateye batangira kujya bohereza abanyeshuri bo muri south abo bitaga mu Nduga bari hagati abatutsi bari inyuma ku buryo twajyaga kurangiza turonkome bariyirukanye kongere ya muvoma ya 88 niba documentation zigihari babajije Sekarije baramubwira ati ko bishoboka bite yuko Butare Gitarama abana baho majority basigaye birukanwa ntibarangize secondaire ngo muzuko yavuga ngo bishobora kuba ari ikibazo cy'abarimu tuzabisuzuma gihe yaravuze niba mwari mwambajije nababwira uko mubigenza icyo bita reverse gufata abanyeshuri baziyirukana ikiri kayubahiriza ariko bikarangira batakirimo ubwo nibwo burezi twabayemo uburezi burema amacakubiri uburezi bukoresha amacakubiri uburezi bubyara amacakubiri ariko Imana ishimwe yuko muri kino gihe bitagihari ikintu cyanejeje ari cyo ndangirizaho I was the youngest lecturer kuri university noneho mu gihe gishize umukobwa wanjye lecturer kajyambira ati I'm the youngest lecturer ngambwira no I was the youngest lecturer ikinezeza no kubona umwana wanjye atari subjugated kubyo ndiho subjugated ikinezeza na amahirwe turimo guha abana b'Abanyarwanda bakazamukira hamwe hakaba meritocracy ushoboye gucamo agacamo ubujyananiye akaba yizi ko yinaniwe muzabikomeze Imana iho umugisha ubuyobozi bwacu Imana ikomeze ubuyobozi bwacu muri uwo murongo kandi namwe mwese mukomeze mubigiremo uruhare u Rwanda rujya imbere murakoze